Reka mbifurize kugubwa neza ndetse mbifurize ibihe byiza mwebwe bakunzi ba NB Zoom, inkuru zacu ukuri kwawe mubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi ku makuru agiye atandukanye abatambuka kuri za mbuga nkoranyambaga mwamenyereye muri benshi zica amajwi, amafoto ndetse n'amashusho. Urugero naguha nka Instagram, TikTok, YouTube, nkurikiraho kano kanya, Facebook n'izindi zigiye zitandukanye. Ndetse mukamukunda ama new update agenda agaruka ku byamamare mukunda. Uyu munsi nkuko tubibona aho ngaho kuri screen zacu ni umukinnyikazi wa filime Nkusi Linda ndetse n'umugabo we Irenge Christian baherunze gushinga urugo, bongeye guha isomo rikomeye abakundana bumva ko bagomba kuryamana mbere yuko bashinga urugo. Aho aba bombi bahishuriye abantu ibanga bo bakoresheje kugira ngo babashe kubyirinda. Ese ushobora kwibaza ngo ibanga Linda ndetse na Christian bakoresheje bakirinda kuryamana mbere y'ubukwe ni irihe? Reka ngo yikaze hano kuri NB Zoom, inkuru zacu kuri kwawe. Niba ukunda inkuru nk'izo kandi like, subscribe ujye uzikurikira buri munsi ndetse utange n'igitekerezo cyawe muri comment. Bahaye ikaze, njye nitwa Sana. Inkuru yose rero iteye ite? Ibi ngibi babigarutseho ubwo bari mu kiganiro kuri B&B FM umwezi, aho batangaje ko kimwe mu bintu byatumye urukundo rwabo rukomera harimo kuba baririnze kuryamana mbere yuko bakora ubukwe, ibintu usanga bikunda kugora abantu benshi cyane, by'umwihariko abantu bagifite imyaka y'urubyiruko. Irenge Christian yemera ko muri kamere ye y'abagabo bagira irari cyane, gusa avuga ko yabashije kubigenzura abinyuramo neza. Ndetse yavuze ko mu kwirinda iryo rari yakoze uko ashoboye kose kugira ngo badahurira mu cyumba, ugasanga umubiri urabarushije imbaraga bakaba bakora ibyo ngibyo babashije kwirinda. Aho umugabo wa Linda yagize ati, mu gihe twamaze dukundana nuko njye nawe twabashije guhurira mu cyumba nk'umugore n'umugabo ku itariki ya 8/2 mu 2026 nijoro. Rero igihe twamaze duteretana iryo rari twararyirinze cyane. Twarahuraga yego tugasohoka, twagiye no mu nkambi zitandukanye, ariko nkirinda kuba twahuza ibindi bintu bijyanye n'ibyo bikaba byatuma umubiri ushaka gukora ibindi bintu. Bese muri make sinigeze ndara mu cyumba kimwe nawe cyangwa se njya mu cyumba kimwe nawe mbere yuko dushinga urugo. Mbese bishobora no kuba ari imwe mu ntego zatumye urukundo rwacu rukomera. Ni mu gihe ku rundi ruhande rwa Linda wavuga ko bafashijwe no kuba buri gihe barahuriraga ahantu hari abantu benshi. Ati, intwaro twakoresheje nuko buri gihe twahuriraga ahantu hari abantu benshi. Ibi babitangaje inyuma yuko mu minsi ishize Linda yashyize hanze amafoto bari kugirana ibihe byiza, aho bari basohokeye ku mbuga nkoranyambaga bagatangira gukeka ko Linda atwite bitewe n'impinduka zigaragara ku mubiri we. Ndetse niba hari namwe mu mafoto mwagiye mubona Linda yambaye ikanzu y'umweru yatambutse aho ngaho. Gusa Linda ashyira umucyo kuri ibi, yavuze ko izo mpinduka babonye ari ikimenyetso cy'uko yashimye urugo agatangira kubyibuha. Aba bombi barushinze ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri mu 2026, hari mu birori byabereye mu mujyi wa Kigali bibereye ijisho, byitabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye, by'umwihariko abakinnyi ba sinema ndetse n'abahanzi batandukanye mu Rwanda. Ese urumva ibanga Linda yakoresheje we na Irenge Christian, urumva ari ibanga rikomeye cyangwa izo mpinduka koko abantu bari kuvuga ko yaba twite nizo? Uraza kutubwira muri comment, ukanda like, subscribe tujye tubana buri munsi. Njye nitwa Sana, ciao ciao, hasta la vista.